Red Blue JD. Amafaranga mu nyito zitandukanye: amayero, amayena, amadinari, amakwanza, amakwacha, amapounda, amabir, amadalasi, amashilingi, amarupi, amanayira, amarande n'ubundi buryo bwinshi yitwa mu bice bitandukanye by'isi. Abanyarwanda tuyita amafaranga. Uko wayita kose, mu noti n'ibiceri, aya niyo butegetsi nyabwo, nibwo buhangange, ibindi bisigaye bigakurikiraho inyuma. Agwisha ubutegetsi, akajegajeza ubundi, agena ibyemezo isi igenderaho, ayoboye isi utuyemo ubu. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, imishinga yawe yose y'ahazaza niho ishingiye. Nusuzugura amafaranga ngo si wowe bizaba biturutseho, uzabiterwa no gukoresha cyangwa se ukabeshwaho n'ayundi. Uzi kuyubaha n'ubu yafite ari make cyane gusa muri yo, ayazatuma ubasha kuramuka byonyine. Nyamara iby'amafaranga ngo n'abaturage bake cyane bazi neza ibijyanye na politiki n'amateka y'amafaranga bakoresha umunsi ku wundi, uretse kubagera mu biganza no mu mifuko. Ayavahe? Ninde uyakora? Muri gahunda iteye te? Benshi ngo bibwira ko leta z'ibihugu ziyakora, ko bafite koko amafaranga kuri konti zabo, cyangwa ko banki ziguriza abandi ayo bamwe muri bo baba barashyize muri konti zabo, mu gihe abandi nabo baza gusaba inguzanyo. Niyo myumvire rusange kuri benshi. Mu babyumva uko cyangwa uko abarimu babyigisha mu mashuri, uretse n'aba barimu n'abakora muri za banki ubwabo ngo ni bake bafite icyo babiziho. Guhera ku buryo amafaranga yatangiye gukoreshwa mu isi, amateka yayo, politiki zo kuyagenzura, agaciro kayo n'ibindi byinshi, birimo ibinyoma bikomeye, amayeri ahambaye n'ubwira butangaje kuri benshi. Muri ibi byose hari amatsinda ahambaye yabize neza ku by'amafaranga, bayagenzura mu buryo bubaha inyungu n'ububasha buhambaye bwo kugenzura isi. Bakabikora mu buryo buteza igihombo igice kinini cy'abatuye isi, bagatura mu bukene budashira, mu gihe ahubwo nta kindi gihe isi yatunze byinshi kurusha ubu, ariko ntibituma hadahoraho ibibazo by'ubukungu bidashira. Leta zigahomba, rubanda bagasabwa kwizirika umukanda no kuba mu bushomeri. Muri iki kiganiro ntitujya cyane mu ngingo ku yindi ku bijyanye n'imikorere ya za banki mu isi n'ubumenyi mu igenzura ry'ubukungu rusange. Ingero ku zindi, iki kiganiro kiragaruka ku mateka y'ihimbwa ry'amafaranga, kimwe n'aho impapuro ziringanijwe neza zigashushanywaho ibirango runaka, zicapwa, zigasohorwa mu mashini, zikitwa inoti za banki zakuye agaciro kagena ubuzima bw'abantu bubu n'imibereho yabo. Kuko iki kiganiro ari ibirari by'ubutegetsi kikibanda ku mateka na politiki mu isi, tugiye kugaruka ku mateka y'ihimbwa ry'amafaranga n'imikoreshereze yayo mu isi. Ni ikiganiro ukurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri Facebook kuri paji ibirari by'ubutegetsi. Mu isi y'ubu, amafaranga ni igikoresho cyifashishwa mu guhererekanya serivisi n'ibicuruzwa bifatika. Ibi ngibi bifatika birimo nk'ibiribwa, ibikoresho byifashishwa mu kazi ka buri munsi, imitungo itimukanwa, ibinyabiziga n'ibindi bitandukanye. Naho buriya serivisi mugura zo nta kindi, icyo mwishyurira ni igihe umuntu runaka atakaza kuri wowe kugira ngo ugere ku byo ukeneye. Iki gihe nicyo mwishyurira kikitwa serivisi, nta kindi. Abakwishyuza by'igitangaza akayabo kuri iki gihe cyitwa serivisi ni abahanga cyangwa abandi bakurusha ubumenyi mu bintu runaka, nk'aba-architect, aba bahimba ibishushanyo by'inyubako, rimwe na rimwe bakanakurikira ibikorwa byo kuzikubakira, abaganga, abakanishi, abashushanya bakanandika ku byapa, abakunganira mu nkiko, ababarura umutungo wawe n'abandi batandukanye. Aba nta kintu gifatika bafite cyo kukugurisha, bakurusha ubumenyi. Icyo wishyura ni igihe cyabo. Igihe batakaza ku byo ukeneye bikitwa serivisi. Ugomba kubishyura rero kenshi ikiguzi gihambaye. Niba wumva baguhenda, gana ishuri n'ibigo by'ubumenyi bakurusha ubyikorere. Ibicuruzwa bifatika kimwe na serivisi urabikeneye ngo ukomeze ubuzima. Ibi byose kugira ngo bigereho, isi yumvikanye ko bigeraho utanze impapuro ziringanijwe neza zumvikanyweho, cyangwa ibiceri bicuze mu byuma bikitwa amafaranga. Ni byiza kumenya iby'amateka yayo kurushaho. Uvanyeho ibi, ni na byiza kugerageza kumva birenzeho amwe mu mahame shingiro y'ubukungu n'ubucuruzi, kugura no gucuruza, kimwe n'amateka cyangwa imikorere ya za banki. Turaza kubigarukaho mu buryo bw'amateka y'ishingwa ry'amahame shingiro yagennye uko bikorwa kugeza uyu munsi. Niyo mpamvu y'iki kiganiro. Amafaranga yahawe uburyo butandukanye akoreshwamo. Aya yashinzwe mu buryo bufatika biciye mu noti n'ibiceri, aya bakayita monnaie centrale corporelle. Aya ni yayandi ujyana sheke bakakubarira kuri banki mukorana. Ubundi se wowe na banki mukorana iki bundi mu by'ukuri? Amafaranga afatika tuvuga n'ubundi ni yayandi ukura kuri distributeur automatique de billets, automatic teller machine, ATM. Arafatika. Inoti n'ibiceri ushobora kubika mu mufuko w'ijipo cyangwa w'ipantaro yawe wambaye, ukayashyiraho ushaka hose, wayasenya, wayaca, ukayotsa gashya n'ibindi ushaka, utirengagije ko afite amategeko yarengera. Genda gerageza gusa kukubwira ko afatika. Bayita nanone monnaie manuelle, liquide cyangwa espèce, cash.
aya rero akorwa na banki nkuru mu gihugu bamo. Uvanye iki kigo cy'ububasha butagabanije mu bihugu, nta wundi muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gukora izi mpapuro n'ibiceri by'amafaranga, nubwo benshi babishobora cyane, ariko bibujijwe n'amategeko. Urabikora neza cyangwa nabi bikakugeza muri gereza, kandi ingaruka zikakubana nyinshi. Banki nkuru y'igihugu nayo si ikigo cyigenga ngo gikora uko gishaka, kirirwe kisohorera ibifaranga nk'ibi kibiha abo gishaka. Ni ikigo cya leta z'ibihugu gifite inshingano zinonosoye zo gukora aya mafaranga, nako kenshi si ukuyakora n'uko yemprima, gukanda ku mashini nk'izi zisohora impapuro zisanzwe. Ariko by'umwihariko banki z'ibihugu zikagira inshingano kuri politiki zo kugenzura ikoreshwa n'agaciro k'izi mpapuro z'amafaranga ndetse n'ubukungu bw'ibihugu. Aha zihita zitandukana n'ubucuruzi ubwo aribwo bwose cyangwa izindi nyungu, ahubwo banki nkuru zigahinduka ibigo bishinzwe kubahisha no gushyira mu bikorwa politiki zose z'ifaranga mu gihugu runaka. Ubwo ni ubwoko bwa mbere bw'amafaranga. Hari ubundi bwoko bwa kabiri bw'amafaranga noneho ushobora kwibwira ko bifite aho bihuriye, ariko ntaho. Ni yandi wowe wegeranya mu nyungu zawe cyangwa kuri serivisi runaka ukayikorera ukayajyana muri za banki zigenga z'abacuruzi. Ayahindura inyito ni monnaie scripturale, yandi utekereza ko aba kuri konti yawe uti mpafite wenda miliyoni 5, ibihumbi 300 cyangwa sandi ayo. Aya rero ntabaho, aba mu bitekerezo byawe gusa. Ako kanya ahindurwa imibare muri mudasobwa cyangwa ku mpapuro, imibare muri systeme za banki z'ubucuruzi. Kenshi yitwa monnaie secondaire. Nizi banki zitwa banque de second rang cyangwa banque secondaire. Ni ibigo by'ubucuruzi byigenga kimwe n'ibindi byose nk'inganda zikora ibyuma, alimentation n'ibindi bitandukanye. Ni ibigo by'ubucuruzi by'abantu ku giti cyabo bagambiriye inyungu. Ni ibigo by'abantu bagamije inyungu ku giti cyabo, ntabwo ari ibigo bishingwa ku neza yawe cyangwa iterambere ryawe byanze bikunze. Inyungu mu buhe buryo? Izi banki inshingano zazo ari naho zikura inyungu zikuvanamo mu cyitwa serivisi, nuko zihinduka ikiraro kikugezaho amafaranga yakozwe na banki nkuru y'igihugu. Wowe kenshi ntaho uhurira n'iyo banki nkuru. Urugendo rw'uko iyi banki nkuru utayigeraho niba uzi naho ibarizwa, kugera ku noti ikugeze mu ntoki ubwarwo za banki z'ubucuruzi ziba zarangije kukwishyuza iyo serivisi rugikubita, ziba zakugejejeho amafaranga. Bangiriza banki aha baba bakoze akazi kameze nk'ubukomisiyoneri bwo kukugezaho amafaranga ya banki nkuru, bakaba abacuruzi b'amafaranga muri ubwo buryo. Aba rero ni nabo bashinze ayo mafaranga yandi ari hagati aho, monnaie secondaire cyangwa se monnaie scripturale privée. Nabo bashinze ibicuruzwa byihariye kuko igicuruzwa nyamukuru amafaranga atari icyabo, ari icya banki nkuru. Bahimbye uburyo bwo kwishyurana burimo za chèque na za carte bancaire, za virement n'amaprélèvement. Ibi byose urabyishyurira. Nuko kenshi bijyanye n'amafaranga n'ikoreshwa ryayo n'akazi ka banki bigarukaho muri rusange. Noneho reka tujye mu mateka mbere yuko bigera aha, twumve inkomoko yabyo. Byagenwe nande? Yabikuye he? N'ubwumvikane bwagezweho bute? Ku nyungu zande? Ibi byose byagezweho hifashishijwe ingufu z'ubugi bw'inkota z'abami ba kera, amayira akomeye, agahato n'ingufu z'amategeko. Nta kumvikana kwabayeho. Ni ibirari by'ubutegetsi bukurikira ku Isango Star 91.5 FM. Amateka y'ikoreshwa ry'amafaranga mu isi hamaze imyaka ibihumbi byinshi. Kenshi abarimu mu mashuri bigisha ko amafaranga yaje asimbura icyitwa troc cyangwa exchange, guhererekanya ibintu by'agaciro runaka hagati y'abantu. Waba wejeje ibigori ukabimpaho ku ngano runaka, nanjye nkaguha amasaka, cyangwa ukampa amagi nkaguha ifi cyangwa ifu n'ibindi bitandukanye nawe udafite. Ngo amafaranga rero yaje ari igihimbano gisimbura kuba noneho nge nshobora kuba mfite byinshi by'agaciro ntabona ikindi nabisimburanya mu by'abankikije batunze. Urugero ngo hari nk'uwabaga yifitiye uruhu rw'ingwe, kurutunga birumvikana ko bitari bya buri wese. Imyaka n'ibikomoka ku matungo abandi bafite nabyo wakaba bifite ku kigero kimuhagije. Abamukikije bari gukuraho ikindi bamuha ngo arubahe niba barushaka. Ntacyo. Mwihurizo nk'iryo ngo naha amafaranga yaba afite inkomoko. Nuko bimwe mu bicuruzwa bikomoka ku musaruro utaboneka henshi nk'umuceri, ibinyampeke nka avoine n'izindi nyamaswa byaba byarakoreshejwe nk'amafaranga mbere yo kwaduka kw'ifaranga rikoze mu mabuye y'agaciro runaka, ibiceri bikoze muri zahabu n'ifeza. Naho inguzanyo nk'iz'amabanki zamamaye ubu mu bukungu bw'isi n'abantu, byadutse ubwo hatangiraga bwa mbere gukusanya ingano nini ya zahabu n'ifeza kimwe n'ibiceri byacurwagamo aya mafaranga, bigatizwa abakeneye ingano nini y'amafaranga bagombaga gusubiza babagurije. Ibi byose niko benshi bagiye babyiga mu mashuri, ariko nta kintu na kimwe kibyemeza mu mateka y'isi, nubwo kugeza ubu byakomeje kugenda bihererekanywa uko mu mashuri. Benshi mu nzobere mu mateka ntibabura kubisubiramo batanga n'ibimenyetso, ariko abiteguye kubyumva si benshi. Ntabwo ubu buryo bwitwa troc cyangwa exchange bwo guhererekanya ibicuruzwa ari bwo bwatangiye mbere, ahubwo kugurizanya hagati y'abantu nibyo byabanje. Kubara ibyo buri wese agomba undi, ibyo yamugurije nibyo byabanje mu bantu. Ntacyo babaga bahererekanije, ahubwo ufite ibyo akeneye yajyaga kubiguza ubifite, ubundi akabishaka akabikorera aho yabikura hose akabimusubiza. Ntabwo icyabanje ari ukugira ibyo bahererekanya, oya.
Ibi byo guhererekanya ibicuruzwa ngo urampe ibigori nguha amasaka bisa n'ibitarigeze binabaho na rimwe henshi mu isi. Tekereza nawe mu bihe bya kera nka mbere ya Yezu, Paul uhinga ibyera mu gihe cy'imvura, undi Jacques akaza guhinga ibitanga umusaruro mu gihe imvura icogoye. Bahererekanyaga bati ibyo bejeje. Jacques yajyaga kwa Paul akamuguza, bakumvikana ko azamwishyura ibyo amugurije mu gihe imvura izaba icogoye, nawe yejeje ibyo yahinze. Bakumvikana bakurikije igihe cy'umweru w'ibyahinzwe n'undi, kurusha uko byari kuba guhererekanya ibicuruzwa ku kanya. Kugurana no guhererekanya ibicuruzwa nubwo byari gukorwa byari kubaho mu gihe bose bari kuba bahinga ibyerera rimwe. Nabwo icyo gihe ntawe ari gukenera iby'undi kuko buri wese yari kuba bifite muri icyo gihe. Ntibyari no gushoboka kuko ibihingwa byose bitahingirwa rimwe. Uko byamera kose hari ibimenyetso byinshi byasizwe mu mateka bigaragaza ko guhererekanya ibicuruzwa byari bishingiye ku kugurizanya no gutizanya kurusha kuvuga ngo mpibi nanjye nguhe ibibindi. Hari ingero nyinshi cyane mu mateka z'intambara n'ubwumvikane buke byadutse biturutse ku kuba runaka atabashije gusubiza ibyo yatijwe na mugenzi we. Abantu bashoboraga kugurizanya abacakara, ibikoresho na serivisi ubwazo. Icyizere cyonyine ku byatijwe cyageze aho nacyo kivanwaho, haduka kwandikirana. Ahanini naho kwandika ubwabyo nabyo bifite inkomoko. Inyandiko ifite inkomoko ku nguzanyo. Byasabye no kwiga gusoma no kwandika. Amashuri nayo yaravuka bikomotse ku mwenda no kugurizanya, ndetse bisaba kumenya gupima neza ingano y'ibyatijwe n'ibyagurijwe ku buryo kwishyura bihura neza nta kwibeshya. Hahimbwe etalon na metrologie. Ibi byaje gutuma hahimbwa abahuza mu gihe hari runaka udashaka kwishyura cyangwa kumvikana na mugenzi we wamugurije akanamutiza ibyo agomba kumusubiza. Hahimbwa inkiko. Muri make nta nubwo ari amatsiko, ubusirwa cyangwa irindi terambere ryahimbye byinshi mu byo ukeka ko binafite akamaro gakomeye mu buzima bw'uyu munsi. Umwenda, ideni no kugurizanya nibyo byatumye abantu bahimba inyandiko, ishuri, ibipimo no kubara ingano y'ibintu, kimwe n'inkiko ubwazo. Mu bice bitandukanye by'isi bafataga unité de compte virtuelle, uburyo shingiro bwo kubara butanafatika nka etalon mu guha agaciro ikintu runaka cyangwa serivisi bagurizanije. Iki kigahagararirwa n'ikintu runaka gishushanya ku gaciro. Niba ihene nye nakugurije zihwanye na unité de compte 10, nujya kunyishyura ibyitwa ihene uzabyibagirwa. Umpe unité de compte 10 twumvikanye, nge nguri ihene nakugurije cyangwa se nzireke nigurira ibindi nkeneye. Ibi bifite gihamya. Ntabwo guhererekanya ibicuruzwa hagati y'abantu niba byaranabayeho byamaze igihe kinini ari byo byitaweho. Igikomeye nuko hakurikijwe imiterere isa abantu bakera babayemo yari imeze. Kugurizanya byari bifite agaciro gakomeye. Ukansaba ibyo ukeneye mu byo mfite nkabikuguriza nkurikije icyo nsanga nzakenera mu byo nawe ushoboye kuzansubizamo umusaruro wawe cyangwa serivisi ushobora kumpa. Uko niko mu mateka yose hagiye hagaragara mu bice byose by'isi ibikoresho byagiye bifatwa nk'ibitabo by'imyenda by'ubu. Uduti tubaje neza, udukonoshwa, amasaro, utubumbe dukoze mu ibumba, ibibabi, uduce tw'ibitambaro n'utumenyetso ku bitare n'ibiti, byose bihagarariye imyenda abantu babaga barimo abandi. Hariho tekiniki nyinshi nko gucukura utwobo mu rutare twemeza ko umwe ari mu ndi inka ebyiri n'ibindi byinshi. Ntibyasabaga byanze bikunze ko hari inka uzazitanga yahawe, byasabaga gusa kubyumvikanaho. Hari n'igihe wagombaga gutanga izo nka nk'ubwishyu ari serivisi gusa yabaga yahawe. Mu bihe bya mbere ya Yezu nta muntu n'umwe washoboraga kubuza abandi guhana inguzanyo. Byose byari bishingiye ku kwiyumvikanira ubwabo no gushinga amategeko ayo ariyo yose ntacyo byari bimaze. Ubwabo bagombaga kuba baziranye kandi buri wese azi iby'undi atunze n'ubushobozi bwo kwishyura afite. Mu myaka myinshi cyane yabanje ntihigeze habaho amafaranga atuma abantu bahererekanya ibicuruzwa na serivisi ngo hashingwe ikintu runaka cyihariye cyangwa ngo abe aricyo gikoreshwa mu guhererekanya ibyo buri wese akeneye ku wundi nk'uko amafaranga y'ubu agura byose. Oya, ahubwo icyariho ni uburyo na tekinike zihariye zo kumenya neza icyo buri wese agomba undi bitanasabye inyandiko nk'uko bimeze. Ibyo urimo undi byashoboraga kuba ari ibitoki, mukumvikana ko niba ibitoki 10 bihagarariwe n'isaro rimwe ribitsa ahantu runaka, noneho amasaro yaba 10 ukaba ubizi ko ufite umwenda w'ibitoki 100. Ibi bitoki 100 icyemeza ko ugomba kuzabyishyura cyashoboraga kuba ari icyo ari cyo cyose mwumvikanyeho, cyashoboraga no kuba ari nk'utuntu tw'udukonoshwa 5. Ibi byarakomeje nyuma cyane bigeze ahagana muri 700 imbere ya Yezu, nibwo abategetsi badukanya amafaranga bategeka abandi kuyakoresha ku ngufu, agira uko buryo bwifashishwa mu guhererekanya icyo ari cyo cyose ukeneye. Ubwabo abategetsi bihaye ububasha bwihariye bwo kuba ari bo bonyine bafite uburenganzira bwo kuyakora. Bashinze ifaranga ahanini rikaba ibiceri bikoze muri zahabu, ifeza cyangwa umuringa. Aya akaba ariyo bishyura abasirikare babo bakayitwaza mu ntambara mu bice byose bakandagiyemo. Aho bageraga hose aya mafaranga bayahaga abaturage nk'ubwishyu ku byo bakeneye byose. Aba babategetse kuyakira nta mpaka ku ngufu. Kugira ngo aya mafaranga adashira kuko kuyacura nabyo byari bihenze kandi akoze mu mabuye y'agaciro ariho n'ibirango by'ubwami,
ubutegetsi bwongeraga nanone kujya buyisubiza buhoro buhoro bunyuze mu misoro akongera kuba yabwo yose. Buri wese kandi kuko yagombaga kuba yatunze kugira ngo azabashe kuyishyura nk'umusoro ku butegetsi, kuyahererekanya byarihuse ahinduka ishingiro ryo guhererekanya serivisi n'ibicuruzwa mu buryo bwihuse cyane. Ubutegetsi guhera ubwo bwashoboraga kugura ibyo bukeneye byose mu baturage bukabasoresha, kandi byose bigakorwa hifashishijwe amafaranga n'ubundi bwicuriro bwabwo. Mu gihe wabaga ari mideni atabashaga kwishyura cyangwa ngo yishyure umusoro w'ubutegetsi, byashoboraga kumugeza mu buroko cyangwa agahindurwa umucakara, byiswe servitude pour dette, cyangwa guhinduka umucakara biturutse ku kubura ubwishyu. Amafaranga nuko yahawe umwanya mu isi, agira icyitwa pouvoir libératoire, ububasha butanga ubwigenge. Aha nibwo ku nshuro ya mbere amafaranga yari yadukanye isura azwiho ubu mu isi. Aya ni amateka y'amafaranga. Amafaranga afite inkomoko mu mugambi wizweho neza cyane n'ubutegetsi bwayashinze mu isi. Ni umugambi woroshye kuwumva. Guhimba ifaranga hari hagambiriwe ko ubutegetsi bubasha gutunga ibyo bukura mu baturage, kandi abategetsi bagakungahara badakoze ntari ikindi gishoro na kimwe uretse ibiceri bicuriraga bikongera no kubagarukira, byose babyambura abaturage binyuze mu misoro. Aya mafaranga ubutare yacurwagamo ubwabwo nabwo bwari umwihariko w'ibwami, zahabu n'ifeza. Aho byavumbuwe hose byitiriwe Imana n'ubutegetsi, rubanda basabwa kutazigera na rimwe babitunga. Niyo mpamvu guhera ubwo amafaranga ahise ahinduka ikintu gihambaye kitabonwa n'undi uwo ari we wese utari umwami nabe. Nk'uko abami ba kera n'imiryango yabo bigaruriye ibirombe byose by'amabuye y'agaciro, icyo bagihuriyeho n'abategetsi b'isi. Amabuye y'agaciro ni ay'ubutegetsi mu bihugu byinshi mu isi. Umuntu ku giti cye ntaho ahuriye nayo, nk'aho hari umutegetsi n'umwe uzi politiki irema amabuye y'agaciro cyangwa akagira icyo akora ngo ashyirwe mu butaka avanwamo. Nuko amafaranga nayo yashinzwe ahindurwa ihame ryatandukanije cyane abaturage basanzwe n'abami ba kera, ku buryo ubutegetsi bukungahara birenze kure cyane uko amatsinda y'abasigaye bose batekereza no kubigeraho. Ni ihame ryatumye abami ba kera babasha kubaka ubwami bw'abami bugari kurusha uko bari kubikora iyo badahimba amafaranga. Kuva amafaranga ahimbwe, kugurana ibicuruzwa troc cyangwa exchange no kugurizanya byahise bihagarikwa ku ngufu. Ubutegetsi buhimbira abaturage uburyo bakwiye noneho kumvikana mu guhererekanya ibyabo. Ibi byavanyweho bikongera kwitabazwa mu bihe by'ibiza n'intambara cyangwa mu gihe amafaranga yaburaga cyangwa akagabanuka. Guhera mu kinyejana cya 5 nyuma ya Yezu, amabuye y'agaciro ubwayo yahindutse ifaranga mpuzamahanga kuko n'ubundi ariyo yacurwagamo amafaranga. Hari ibyago byinshi mu gutwara aya mabuye y'agaciro kuko amabandi yashoboraga kuyambura uwo ari we wese no guteza intambara zidashira. Aho amafaranga yari yadutse byahise bikurikirana no guhimbwa kwa banki mu buryo busa n'ubwatunguranye. Mu kinyejana cya 17 abacuruzi mu mijyi nka Londres na Stockholm batangiye kujya babitsa zahabu n'ifeza byabo mu biro by'aba orfèvre. Aba ni abacuruzi b'imikufi, impeta n'ibindi bikoresho bihenze cyane bikorwa muri aya mabuye y'agaciro. Aba nabo mu kubabitsa ingano runaka y'amabuye y'agaciro bahaga abacuruzi inyandiko zigaragaza ibyo bababikije, ikaba inyandiko ibemerera kuzaza rimwe gutwara amabuye y'agaciro babasigiye mu gihe cyose babyifuza. Mu gihe aba bacuruzi bazaga gutwara ubutunzi bwabo, aba orfèvre ntabwo babasubizaga ya mabuye y'agaciro yose, basigaranagaho make nk'ubwishyu kuri serivisi yo kubabikira. Butike zaba bahoze bicurira imikufi n'ibikoresho bikoze mu mabuye y'agaciro zahindutse imitamenwa irindirwa umutekano ku rwego rwo hejuru amanywa n'ijoro. Inyandiko aba bandikiranaga n'abacuruzi bababikije ibyabo nazo zaravuguruwe ku buryo ziba zanditseho imibare gusa, imibare ihagarariye ingano y'amabuye y'agaciro babikije. Aba bacuruzi noneho nabo badukanye ubundi buryo bakajya bishyurana bidasabye gusubira kuri ba bacuruzi bakoraga ibikoresho mu mabuye y'agaciro, ahubwo nabo bakajya bishyurana muri izi mpapuro zanditseho imibare ihagarariye ubutunzi babikije. Nta bundi bufundo bwakozwe ku nshuro ya mbere, uko niko noneho amafaranga akoze mu mpapuro nayo yavutse. Aba ba orfèvre ni babandi bahoze ari abacuruzi bikorera ibikoresho runaka mu mabuye y'agaciro, baje kuvumbura ko basigaye babika ya mabuye y'agaciro baragijwe n'abacuruzi, bagategereza ko aba nabo bazahindukira ngo baze kuyabasaba, reka da bakabaheba. Inyandiko babahaye aba bacuruzi barahindukiye ubwabo bakajya bazihererekanya hagati yabo mu kugura serivisi n'ibicuruzwa bakeneye bitabasabye kujya kubikuza bwa butunzi bwabo. Aba orfèvre ubu wagereranya n'abanyamabanki nabo bize ubundi buryo bwo kwagura ubucuruzi bwabo, kuko batari bagihagijwe n'ingano nto cyane y'amabuye y'agaciro basigirwaga n'abacuruzi baje kubikuza ibyabo. Batindaga cyane, bavumbuye uburyo bw'uko bashobora kunguka cyane mu gihe nabo bajya bafata ya mabuye y'agaciro babikijwe n'abacuruzi bakayaguriza abandi, ariko ntibayabahe mu buryo bufatika. Nabo bakabaha za mpapuro zanditseho imibare y'agaciro runaka kavunjwa mu ngano ya zahabu n'ifeza babikijwe n'abandi bacuruzi. Ayo nama yari ya mbere bari badukanye. Abagurijwe kwishyura imyenda yabo babikoraga basubiza aba orfèvre za mpapuro z'agaciro faranga batijwe, ariko bakarenzaho n'inyungu. Aba orfèvre bagiye kure, noneho babona neza ko nta kindi bibasaba uretse kugenzura neza imyitwarire y'ikivunge cy'abacuruzi babagana.
batangiye noneho kujya basohora inyandiko nyinshi z'agaciro faranga zisumba kuri ingano y'amabuye y'agaciro babikijwe n'abacuruzi. Ibo bwabyo byatumye babasha kuba baherwe mu buryo bwihuse cyane, kuko inyungu mu kubikira abacuruzi babaganaga n'abo bagurije ziyongereye inshuro nyinshi cyane. Abarfevre mu gihe basubizwaga inyandiko z'agaciro gahwanye n'amabuye y'agaciro babaga batije abacuruzi, izi bahitaga bazisenya, kuko izi mpapuro zashoboraga guhita zivunjwamo ako kanya ingano y'amabuye y'agaciro zihagarariye. Abacuruzi bose bemeraga kuzakira. Ni impapuro zaheshaga uwo ari we wese zahabu cyangwa ifeza, kandi nibyo byari amafaranga. Abarfevre ibi babonye ko ari turufu ikomeye, babona ububasha buhambaye ku buryo bashoboraga kuziyandikira ubwabo, bakiguriza, bakagura n'ibindi byose bakeneye. Mu gihe abacuruzi babikije ibyabo, n'abaza kubaguza badashobora na rimwe kuzira icyarimwe ngo bazane bose impapuro babahaye ngo babasubize amabuye y'agaciro yabo babikije, ryari ibanga rikomeye cyane ry'ubukire bwihuse kuri aba Abarfevre. Twababwiye ko abari abacura ibikoresho mu mabuye y'agaciro mu bihe bya mbere bagiye babikira abacuruzi imitungo yabo ngo itibwa cyangwa bakayamburwa n'amabandi. Aha mwabyumvise niho banki zifite inkomoko, n'imikorere yazo ubwayo ntitandukanye cyane n'amateka y'aba Abarfevre batangije banki mu kinyejana cya 17. Amayeri n'imibare nk'ibyo n'ubundi ni hafi aho ngaho akazi kose ka banki ikubikira amafaranga gashingiye. Uyu munsi noneho amabuye y'agaciro yasimbujwe amafaranga akoze mu mpapuro, nubwo hari uduciro runaka natwo tudacuze mu mabuye nyayo y'agaciro koko gahenze. Byazanye na za Repubulika na Demokarasi, amategeko arashingwa mu izina ry'abaturage, buri leta y'igihugu runaka yikorera amafaranga binyuze muri banki nkuru yacyo. Guhera ubwo amateka yagennye ko buri muturage hagomba kwemera inoti za leta nk'uburyo bwo kwishyurana bidasabye amabuye y'agaciro cyangwa ikindi cyari cyo cyose. Ibi ni byo bihizo mpapuro agaciro kari ko kose. Utarebye icyo amafaranga akoreshwa n'ubushobozi imibare yanditseho ifite mu kugura ingano y'ibintu runaka na serivisi, ukayafata nk'igikoresho gisanzwe, usanga inoti zikoze mu mpapuro nta na kimwe cy'ijana cy'agaciro zifite, zigereranijwe n'ibiceri byari bikoze mu mabuye y'agaciro yakoreshwaga mbere. Icyo zifite n'ubushobozi bwo kugura byinshi, kuko ariko byumvikanyweho. N'amategeko yonyine aziha agaciro, kuko buri wese ategetswe kuba ariza akoresha mu kwishyura, kugura no guhererekanya serivisi n'ibicuruzwa. N'amafaranga yiswe fiduciaire mu kilatini. Fiducia bivuga icyizere. Amafaranga akoze mu mpapuro agaciro kayo nanone gashingiye ku cyizere cy'uko hari agaciro ahabwa n'itegeko rigutegeka kuba ari ukoresha, ugura cyangwa wishyura ibicuruzwa na serivisi. Naho dusoreje ikiganiro ku mateka y'ihimbwa n'ikoreshwa ry'amafaranga mu isi. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star, ukagiramo uruhare wandika kuri Facebook kuri page ibirari by'ubutegetsi. Naho ubutaha Red Blue JD. Ariko ntibituma hadahoraho ibibazo by'ubukungu bidashira, leta zigahomba, rubanda bagasabwa kwizirika umukanda no kuba mu bushomeri. Muri iki kiganiro ntitujya cyane mu ngingo ku yindi ku bijyanye n'imikorere ya za banki mu isi n'ubumenyi mu igenzura ry'ubukungu rusange. Ingero ku zindi, iki kiganiro kiragaruka ku mateka y'ihimbwa ry'amafaranga, kimwe n'aho impapuro ziringanijwe neza zigashushanywaho ibirango runaka, zicapwa, zigasohorwa mu mashini, zikitwa inoti za banki zakuye agaciro kagena ubuzima bw'abantu bubu n'imibereho yabo. Kuko iki kiganiro ari ibirari by'ubutegetsi kikibanda ku mateka na politiki mu isi, tugiye kugaruka ku mateka y'ihimbwa ry'amafaranga n'imikoreshereze ya Red Blue JD. Amafaranga mu nyito zitandukanye: amayero, amayena, amadinari, amakwanza, amakwacha, amapounda, amabir, amadalasi, amashilingi, amarupi, amanayira, amarande n'ubundi buryo bwinshi yitwa mu bice bitandukanye by'isi. Abanyarwanda tuyita amafaranga. Uko wayita kose, mu noti n'ibiceri, aya niyo butegetsi nyabwo, nibwo buhangange, ibindi bisigaye bigakurikiraho inyuma. Agwisha ubutegetsi, akajegajeza ubundi, agena ibyemezo isi igenderaho, ayoboye isi utuyemo ubu. Ubuzima bwawe bwa buri munsi, imishyayo mu isi. Ni ikiganiro ukurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri Facebook kuri page ibirari by'ubutegetsi. Mu isi y'ubu, amafaranga ni igikoresho cyifashishwa mu guhererekanya serivisi n'ibicuruzwa bifatika. Ibi ngibi bifatika birimo nk'ibiribwa, ibikoresho byifashishwa mu kazi ka buri munsi, imitungo itimukanwa, ibinyabiziga n'ibindi bitandukanye. Naho buriya serivisi mugura zo nta kindi, icyo mwishyurira ni igihe umuntu runaka atakaza kuri wowe kugira ngo ugere ku byo ukeneye. Iki gihe nicyo mwishyurira, kikitwa serivisi, nta kindi. Abakwishyuza by'igitangaza akayabo kuri iki gihe cyitwa serivisi n'abo baza gusaba inguzanyo. Niyo myumvire rusange kuri benshi mu babyumva uko, cyangwa uko abarimu babyigisha mu mashuri. Uretse n'aba barimu n'abakora muri za banki ubwabo ngo ni bake bafite icyo babiziho. Guhera ku buryo amafaranga yatangiye gukoreshwa mu isi, amateka yayo, politiki zo kuyagenzura, agaciro kayo n'ibindi byinshi, birimo ibinyoma bikomeye, amayira ahambaye n'ubwira butangaje kuri benshi.
Muri ibi byose hari amatsinda ahambaye yabize neza ku by'amafaranga, bayagenzura mu buryo bubaha inyungu n'ububasha buhambaye bwo kugenzura isi, bakabikora mu buryo buteza igihombo igice kinini cy'abatuye isi, bagatura mu bukene budashira, mu gihe ahubwo nta kindi gihe isi yatunze byinshi kurusha ubu. Inshinga yawe yose y'ahazaza niho ishingiye. Nusuzugura amafaranga ngo si wowe bizaba biturutseho, uzabiterwa no kukoresha cyangwa se ukabishwaho n'ayundi. Uzi kuyubaha n'ubu yafite ari make cyane gusa muri yo, ayazatuma ubasha kuramuka byonyine. Nyamara iby'amafaranga ngo ni abaturage bake cyane bazi neza ibijyanye na politiki n'amateka y'amafaranga bakoresha umunsi ku wundi, uretse kubagera mu biganza no mu mifuko. Ayava he? Ninde uyakora? Muri gahunda iteye te? Benshi ngo bibwira ko leta z'ibihugu ziyakora, ko bafite koko amafaranga kuri konti zabo, cyangwa ko banki ziguriza abandi ayo bamwe muri bo baba barashyize muri konti zabo, mu gihe abandi nabo